gahunda y'ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro bugamije kwigisha abakoresha umuhanda no kubashishikariza kwitwararika birinda impanuka zo mu muhanda akenshi zikomoka ku myitwarire yabo. Mu cyumweru cya 9 hibanzwe ku batwara amakamyo. Baraganirijwe banasobanurirwa uruhare rwabo mu kubungabunga umutekano mu muhanda, ahanini birinda amakosa ashobora guteza impanuka ndetse n'indi myitwarire itari myiza rimwe na rimwe igaragara kuri bamwe muri bo. Bagaragarijwe kandi amwe mu makosa akunze kubagaragaraho ndetse banahabwa umwanya kugira ngo bagaragaze nabo ibyifuzo byabo ndetse n'imbogamizi bafite. Muri iki kiganiro turumva uko abashoferi twaganiriye bumva ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro, baranatubwira ingamba bafite mu kurushaho kubungabunga umutekano mu muhanda ndetse n'imbogamizi babona n'uburyo bifuza ko zakemurwamo. Turaza kandi kumva n'umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda, aho nabagira inama abashoferi ndetse anatanga umuti kuri zimwe mu mbogamizi bagaragaza. Turaza kandi kumva inama bagirwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ku myitwarire ikwiye kubaranga ndetse n'ibyo bakwiye kwirinda kugira ngo birinde impanuka ndetse n'akazi kabo karushaho kugenda neza. Umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda, Assistant Commissioner of Police Gerard Mpayimana, aragaruka ku bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro muri rusange. Aratubwira kandi impamvu yahisemo kuganiriza abatwara amakamyo. Izi kamyo nazo zifite umumaro munini cyane. Buriya zitunda ayo mabuye, zigatunda iyo micanga, imijyi kubakwa, ibikorwa remezo bikubakwa, ariko kandi ba nyirazo bakwiye gutekereza uburyo ikamyo yagira abashoferi babiri. Ntibatekereze inyungu gusa, niba ikora amasaha 28 nibura ikagira babiri bakagenda baruhurana, umwe akabasha kugira akaruhuko kugira ngo twirinde impanuka zo ku muhanda. Icyo tubifuza rero ni iki? Icyo tubifuza hano uko birinda amakosa bakaruhuka. Buriya abashoferi b'amakamyo baturuka mu mahanga baba baragenewe ahantu baruhukira. Tuvuye nk'iyo ugeze za Kirehe hari abantu baruhukira, ugeze za Ngoma hitwa Nyamirama hari abantu baruhukira, ugeze Rwamagana Mushara ahantu baruhukira uzayibona, ugeze inyuma ya Karuga hari abantu baruhukira, gutyo kuzagera Rwabuye, kuzagera Kitabi, aho hose hagiye hashyirwaho abantu baruhukira. Ariko aba ngabo batwara mu gihugu imbere, cyane cyane aya makamyo yikorera atwara imicanga n'amabuye, tumaze kubona yuko nabo bakwiye kubona ikiruhuko ndetse amasaha bakora akagabamo. Ikindi tubasaba ni ukwirinda nyine gutwara banyoye ibiyobyabwenge, gutwara bubaha abandi bakoresha umuhanda, kuko rimwe na rimwe usanga kuko hari amamodoka manini bagiye bashaka no kugira ngo bahutaze ibinyabiziga bitoya. Wari ufite uruhushya rutemewe gutwara iriya kamyo, urenga aho yitwara, none yagunze, arabibazwa akabihanirwa. Ibi byose tugenda tubiganira nabo kugira ngo bigende bikemuka. Ntabwo na Gerayo Amahoro gusa, buriya iyo tuvuye ahantu nk'aha mwese mwaje mukagenda mukabivuga, ibyo bintu bigabanura impanuka ku buryo ubona ko byagize umumaro. Rero ndabona yuko hariho ikirimo gihinduka, ntikiraba kinini cyane ariko harimo ikirimo gihinduka, ariko birasaba guhozaho ari mwebwe ibintu mukabijyana mukabivuga, ari twebwe tugakomeza tukigisha, ari abangaba barimo bitunganya bashyiraho za koperative, ari n'izindi nzego. Muri rusange tugahagurukira iki kintu, abanyarwanda bakagira umutekano mu muhanda. Abashoferi b'amakamyo nabo bemeza ko hari amakosa bakora kandi rimwe na rimwe ashobora kubateza impanuka, harimo nko gupakira ibirenze ubushobozi bw'ikamyo, gutwara abanyoye ibisindisha cyangwa se bafite umunaniro ukabije ndetse n'ibindi. Bagaragaza kandi n'imbogamizi bahura nazo mu muhanda, nko kuba ngo bakora amasaha menshi kandi bakaba batagira ababasimbura. Batanga ndetse n'ibyifuzo byabo mu rwego rwo kubafasha gukuraho impamvu zibatera gukora amakosa ashobora guteza impanuka zo mu muhanda. Ikibazo cya mbere twagaragaje polisi ni abanyonzi bakora ku modoka zacu, hanyuma bakajyaho ku ngufu, urebye n'lift yabo ku mbaraga, kandi igihe cyose bibaye haje backfire risike zikatwitirirwa kandi ntawe twageze kugira ngo bajyeho. Noneho no mu gihe ushobora kuva ku modoka kugira ngo babuze bakakugirira nabi, barasindiketinga kuri ashaka kuza ari 10 bakagukubita rumwe. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Cya kabiri ni cyuko twe muri twebwe ubwacu hari abantu batwitira badakora kinyamwuga, rimwe na rimwe bakora impanuka za hato na hato nazo zikatwitirirwa. Urumva ubundi twebwe turi mu nitwe bantu bicwa n'ibitotsi, n'ubanga umuntu ukora driving nitwe twenyine twicwa n'ibitotsi, abandi bose bashobora kuryama bakaruhuka, ariko igihe utwaye ibitotsi bikakuganza birakwica kuko imodoka iratana. Kuruhuka rero ni ngombwa,
ariko byinshi ikiruhuko tukibuzwa na ba nyir'amamodoka, agutegeka gukora waba umubwiye ko unaniwe, aho kugira ngo yumve ko ari risike agahitamo kugusimbuza. Noneho twebwe tugahitamo, bamwe bagahitamo muri twe kwizirika ku modoka mu rwego rwo kwanga kubura akazi. Abo banyonzi bafata ku modoka usanga akenshi bafata ku modokari, yagira ikibazo risike zikagaruka ku mushoferi, ayifataho inyuma, imodoka ishobora kurira dodani akitura hasi akaba yahasiga ubuzima. Icyo gihe risike ni ku mushoferi, ni ya miliyoni ucibwa cyangwa igifungo. Urumva icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni abashoferi badafite uburambe. Biterwa n'iki nabyo kuba hariho abashoferi badafite uburambe. Abo bashoferi badafite uburambe kandi nibo bakora impanuka zikitirirwa twese muri rusange. Ni ba bandi usanga tutari kumwe, ugasanga nk'umukire aguze imodokari ayihaye umuntu koko ari mwene wabo cyangwa afite ikindi bahuriyeho nta burambe mu kazi. Abo rero nibo dukangurira baze batwegere, duhanurane, twigishanye, ndetse na buri muntu abe ijisho rya mugenzi wundi. Bizatuma twirinda izo mpanuka ku rugero rushimishije. Inama ya mbere nagira abashoferi bagenzi banjye ni uko twabanza tukemeranwa tukihuriza hamwe, ku buryo na wa mukire uzaza gushaka umushoferi azamukura ahandi akagenda afite amategeko agenderaho, akaba azi amasaha y'akazi n'amasaha yo kuruhuka. Niyo nama ya mbere nagira abashoferi bagenzi banjye. Inama ya kabiri, abashoferi bafata ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza mu muhanda, kandi abayindisipurine mu gishoferi turabafite. Ntabwo ari byiza ibiyobyabwenge, nyine urumva ko ntabwo ari wowe wikoresha, uba ukoreshwa n'ikindi kintu. Uba ugiye gukorera impanuka utazi aho iturutse, kandi impanuka itwara utazi. Ushobora gutwara mwene wanyu, ushobora gutwara undi muntu, muri rusange itwara ubuzima bw'Abanyarwanda. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police John Bosco Kabera, aragaruka kuri amwe mu makosa akunze kugaragara ku bashoferi b'amakamyo, rimwe na rimwe ateza impanuka ndetse n'indi myitwarire itari myiza nayo idakwiye kuranga abo bashoferi. Aranatanga inama kandi z'uburyo bakwiye kwitwara kugira ngo barusheho kurwanya no gukumira impanuka zo mu muhanda. Waba utwara howo, waba utwara fuso, waba utwara benzi, waba utwara Chapman, waba utwara izindi ubwoko bw'amakamyo n'ubundi Actros. Iyi kamyo rero waba utwara iyo yose, murabizi ko amakamyo nayo agira uruhare mu mpanuka hirya no hino mu gihugu, agahitana abantu, akangiza ibintu. Nimubizi nayo ni sekiteri cyangwa ni igice kinini cy'abantu bakoresha umuhanda tugomba kwibandaho. Yaba umunyonzi afite uburenganzira mu muhanda, yaba umushoferi w'ikamyo afite uburenganzira mu muhanda, yaba ugenza amaguru cyangwa se utwara imodoka zindi n'utwara za moto afite uburenganzira. Ariko ikibazo abantu bagira ni uko batamenya yuko umuhanda bawusangiye. Utwara igikamyo ati ngiye mfite ikimodoka kinini, akavuza nihoneraga, ufite akamodoka gato agashaka hari igitira. Cyangwa se utwara igare akavuga ati reka nikure mu nzira. Utwara igare nawe ati ubwo utandurutse inyuma akaba ari guturutse inyuma ndagufata nkugendereho. Ariko ubwo murabyumva, ubundi buri umwe agomba gutwara ikinyabiziga cye atiriwe afata kuri mugenzi we ngo muri lift. Niba ari lift, shyira igare hasi. Abanyuzi muranyumva, shyira igare hasi ubwire umuntu ntwara kuri iyi kamyo yawe cyangwa kuri imodoka, ariko kwifata ntabwo byemewe. Reka ntangirire kuri icyo. Ariko umuyobozi wa traffic police yabivuze, wowe koresha retroviseur zawe, indorerwamo z'imodoka murazizi zo ku mpande zombi n'izo hejuru. Nubona umuntu afashe ku igare nta mpamvu yo guhagarara, bwira tandi bari telefone ya numero bampaye 0788111342. Rero umuntu akwiriye gufata ku ikamyo kugira ngo utagira impanuka, ariko noneho kugira ngo kuko utabishaka ugiye no gukora icyaha cyo kumutera amabuye, noneho kikavamo no kuba wamwica. Urugomo rw'abanyonzi bari kuri uyu muhanda rwumvikanye, birumvikana yuko polisi itaza kuborohera na gato. Icyo cyo mu cyumvi urumva ni urugomo. Hari ikireba n'umutekano w'umuhanda, ariko hari n'ikindi noneho cy'umutekano kijyanye n'umutekano w'abantu tw'amakamyo. Ntabwo byemewe. Icya mbere twakivuzeho cyo kwirinda gutwara ikamyo unaniwe. Nyamuneka ubuzima bwawe cyangwa se no gukora akazi cyangwa se no gushaka amafaranga no gutunga umuryango, tekereza yuko uzabikenera ejo hazaza. Mwese muri hano ndabona muri abantu batoya cyane mu myaka, n'ejo muracyakeneye kubaho.
iyo rero utwaye imodoka amasaha 24 umunsi ku wundi, icyumweru, ukwezi, birumvikana yuko rwose ushobora kuba wica cyane. Ntabwo ushobora gukora umwaka umwe cyangwa ibiri bikimeze gutyo. Icyavamo ni impanuka, icyavamo n'umunaniro, icyavamo n'uburwayi. Byumvikana rero yuko ikintu cyo gutwara, ingeso yo gutwara ikinyabiziga unaniwe mukwiye kwireka, ukabwira boss uti boss nejo nkeneye kubaho. Turagira ngo rero rwose aba bishyize hamwe tubabwira ahubwo nubwo iki cyumweru icya 9 twarebaga abantu batwara amakamyo, ariko nta nubwo birangiriye naha. Ubu dukwiye kumenya ngo aha twahuriye muri Kigali, ariko babakamunyi baje, kuba barurindo baje bose, abo muri Gasabo, abakorera iriya za Rugende, icyo mukwiye kukitumenyera ku buryo ubutumwa bwagera amahoro buzagera ku bashoferi bose b'amakamyo. Ni umukoro tubahaye. Abatwara amakamyo bagirwa inama yo guha agaciro ubuzima bwabo mbere y'akazi, ndetse bakibuka ko ako kazi kabagirira akamaro igihe bafite ubuzima bwiza gusa. Bakangurirwa ndetse kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwirinda amakosa ateza impanuka arimo uburangare, gutwara abanyoye ibisindisha n'ibindi. Bibutswa kandi ko umutekano wo mu muhanda nabo bawufitemo uruhare rukomeye, ko bakwiye rero kurushaho kwitwararika.